twirinde kandi dukumire icyorezo cya coronavirusi. Indwara ya coronavirusi yandura ku buryo bwihuse, cyane cyane aho abantu bateraniye ari benshi, binyuze mu matembabuzi aturuka mu guhumeka, gukorora, kwitsamura cyangwa guhana ibiganza n'umuntu wayanduye. Rwego rwo kuyirinda no kuyikumira, abaturarwanda twese turasabwa kwirinda kuramukanya duhana ibiganza cyangwa duhoberana, kugabanya ingendo zitari ngombwa mu bihugu byagaragayemo iki cyorezo, no kwirinda gukorora cyangwa kwitsamurira uruhande rw'abandi bantu. Twirinde kandi kujya ahantu hateraniye abantu benshi, cyane cyane hafunganye. Twirinde kwikora ku munwa, ku mazuru no ku maso mu gihe cyose utakarabye intoki n'amazi meza ndetse n'isabune. Tugakaraba intoki buri gihe dukoresheje amazi meza n'isabune cyangwa rukoro yagenewe gusukura intoki. Irinde kwegera abandi igihe cyose warwaye ibicurane, inkorora cyangwa ufite umuriro mwinshi. Ukoresha agapfukamunwa kandi wihutire guhamagara nimero itishyurwa 114 mu gihe ufite kimwe muri ibi bimenyetso: ibicurane, umuriro mwinshi, umunaniro ukabije, inkorora ijyana no kubabara mu muhogo no kudahumeka neza. Ubu butumwa ni ubwa Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu Kigo cy'Ubuzima mu Rwanda RBC.